Ni kenshi usanga rimwe na rimwe umuntu afite umusatsi akavuga ati umusatsi warananiye pe! Ati njyewe umusatsi warananiye, umusatsi wanjye ntujya ubyibuha, umusatsi wanjye ni mubi ntukura n'ibindi nk'ibyo. Nyamara utazi ko ari amakosa atandukanye ukora. Si ukuvuga ngo abantu bo mu muryango iwanyu nta musatsi mugira cyangwa ibiki n'ibiki, ahubwo kubera amakosa amwe n'amwe ukora utazi ko yangiza umusatsi. Uyu munsi turagaruka ku bintu byangiza umusatsi wawe muri rusange. Ni ibiki nkora byangiza umusatsi? Nguhaye ikaze hano rero, niba uri mushyashya, nitwa Delphine Umuhoza, kuri iyi channel tuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye bigendanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, imirire, ubwiza, discipline, kwiyitaho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Niba rero wumva ibyo byose bikwenteresa, reka rwose ukore subscribe kandi usharinge kugira ngo mugenzi wawe nawe abimenye. Ariko kandi ndagira ngo nkubwire ngo iki kiganiro ni icyawe. Kirebe mpaka kirangiye kugira ngo ubutaha utazongera kugira ikibazo kigendanye n'umusatsi kubera amakosa amwe n'amwe ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya mbere cy'ikosa abantu benshi bakora kugira ngo umusatsi wabo wangirike cyangwa rimwe na rimwe gusanga umuntu rwose yameze nk'uruhara akiri mutoya kandi ibyo bintu ntawe yigeze abibona, harimo koza umusatsi kenshi gashoboka kandi ukogesha amasabune atarabugenewe. Kumesa mu mutwe rero ni byiza, ariko kumesamo kenshi cyane nabyo ntabwo ari byiza kuko byica umusatsi wawe. Kumesamo cyane bishobora kuba ari imwe mu mpamvu ituma umusatsi wawe wangirika kandi utabizi. Kubera iki? Kubera ko uko umesamo cyane n'ariya maproduit chimique ajyamo kenshi byica aho umusatsi utangirira kumerera, bikica natural oils cyangwa se icyo nakwita nk'amavuta yabugenewe akuza umusatsi aba ari mu mutwe wawe. Ikindi bikangiza n'aho umusatsi utangirira. Biriya rero ni ikosa rikomeye kuko akenshi rwose usanga umuntu avuga ati njyewe umusatsi wanjye ngomba kumesamo buri gihe kugira ngo ibiki n'ibiki, ariko mu by'ukuri biranawuca. Kumesamo cyane mu mutwe rwose byica bikanaca umusatsi. Irindi kosa rikomeye abantu bakora, sifite abantu bafite umusatsi mwinshi, abakobwa, abadamu, harimo kuwexposa ku bushyuhe bukabije, kuri heat. Ugasanga umuntu umutwe we urahoramo ikintu cyitwa ikintu gishyushye, icyuma. Barawukaraga bagakoresha ibyuma, za tongs, za flat buri gihe, kuwuhoza kuri heat cyangwa usanga urahora muri casque. Uko umeshe mu mutwe urajya mu cyuma, uko umeshe mu mutwe urajya mu cyuma. Ubushyuhe rero bwinshi buriya usibye kuba wenda ushaka gukora coiffure runaka, ariko bwica umusatsi pe, bwica umusatsi. Biriya bintu byo guhoza ibyuma mu mutwe ni amakosa akomeye kuko icya mbere cyo binaniza umusatsi wawe, bigatuma umusatsi wawe woroha, ugasanga umusatsi wawe usigaye unanutse. Kubera iki? Kubera bwa bushyuhe bwa buri kanya. Ikindi kandi ni uko bicana ends cyangwa se impera z'umusatsi, noneho ugasanga umusatsi wawe ntukura. Urasuka ugahambura ukibaza impamvu umusatsi wawe udakura. Kubera iki? Ni bya byuma, ni bwa bushyuhe. Urahoza mbese ikintu icyo ari cyo cyose uravuga ngo reka ngo nkoresha ngo seshe mu mutwe wanjye. Biriya bintu ni amakosa kubera ko umusatsi wawe ukeneye guhumeka, ukeneye gukura. Ikindi kintu cyica umusatsi ni styles dushyiramo cyangwa se hair styles dukoresha mu misatsi yacu. Cyane cyane ibi bintu byo gusuka bya buri gihe. Uko usuka ibintu bikomeye niko umusatsi wawe ucika, niko umusatsi wawe wangirika, niko umusatsi wawe ucika intege. Ariko ibaze nawe ikintu gihora gikuruye buri gihe. Wowe uribwira ko kuwukurura aribyo bituma ukura vuba, ariko mu by'ukuri haba hari icyo nakwita uri guca nk'imizi y'umusatsi kubera ko usuka cyane kandi ugasuka ibintu buri gihe bikurura umusatsi wawe. Noneho ikindi ni uko hari igihe ushobora no kuba utasutse ariko coiffure zawe zigahora zikuruye umusatsi, ugasanga wafunze za ponytails za buri gihe, guhera mu gitondo kugeza nimugoroba urafunze ponytail. Biriya bintu byo gukurura umusatsi ni bibi cyane kuko birawica, noneho bigatuma utanabyibuha. Ikindi utazi buriya ni uko biriya bintu byo gukurura umusatsi ari nabyo bintu bitera uruhara ku bantu benshi batabizi. Ugasanga wameze uruhara uri mutoya, uri umuntu w'umukobwa cyangwa se uri umuntu w'umudamu cyangwa uri umuntu w'umusore, dore n'abasore muri iki gihe basigaye basuka, noneho ugasanga wameze uruhara. Dread, ndagaruka ku bantu bafite dread. Buriya dread noneho ugasanga araretusha buri byumweru bibiri, araretusha buri byumweru bibiri, araretusha. Niba wisanga warameze uruhara, ntuzibaze impamvu cyangwa se umusatsi wawe udakura. Kubera iki? Kuko buri gihe uhora ukurura. Niyo mpamvu hari abantu usanga wenda afite dread we akazimara n'amezi nk'atanu atarazikoramo, agakoramo isuku gusa akamesamo, ariko ugasanga umusatsi we urabyibushye. Kubera iki? Ntabwo abikurura buri gihe. Hakaba n'undi ufite dread ariko ukabona umusatsi we urabarika ku mutwe kubera ko ahora yakuruye buri gihe. Hari n'ibindi bintu rero nanone byica umusatsi byo gukoresha amaproduct menshi icyarimwe. Aya ni amavuta akoza umusatsi, aya ngaya ni atuma ngo imizi y'umusatsi ikura, aya ngaya ni atuma umusatsi ushayininga. Iyi ni spray umuntu ateramo kugira ngo umuntu ase neza. Ziriya produit nyinshi zitandukanye dushyira mu mitwe yacu, inyinshi ntituba twanasomye n'ibyanditseho, hari iziba zifite za parabene n'ibindi byinshi bitandukanye byica uruhu bikica n'umusatsi. Ibyo nabyo biri mu bintu byica umusatsi bigatuma umusatsi udakura. Noneho ugasanga umuntu yagiye ati njye ngiye gukora vitamine mu rugo, afashe ibintu nka 500 araterateranyije ashyize mu mutwe. Uri gukora vitamine nibyo, ariko icyo utazi ni uko iyo vitamine uri gushyira mu mutwe wawe ishobora kuba ari iri kugucira umusatsi cyangwa igatuma umusatsi wawe ubarika ku mutwe kubera ibintu washyizemo utazi. Uriya musatsi urapimwa, umuntu akareba porosite yawo, ufata agasatsi gato kawe ugashyiramo
wenda tuzabishyira no kuri video gatoya munabirebe, ushyira agasatsi kawe mu mazi nko mu kirahure, noneho ukareba umusatsi wawe iyo ugiye hasi umenya ngo ni ubu bwoko, iyo ugiyemo hagati umenya ni ubu bwoko, iyo urerembye umenya ngo ni ubu bwoko. Ibyo bikagufasha kumenya ngo ndakoresha ubuhe bwoko bw'amavuta nshyira mu mutwe wanjye. Wenda tuzanabikoraho ikiganiro kirambuye, ariko banza umenye ngo ubwoko bw'umusatsi mfite ni ubuhe, noneho umenye ngo amavuta nshyiramo ni aya. Gushyira ibintu byinshi cyane mu mutwe ntabwo ari byo bituma umusatsi ukura cyangwa ubyibuha ugasa neza. Hari n'irindi kosa rikomeye tujya dukora, ugasanga umuntu aramesa mu mutwe akamesa umusatsi gusa, ariko ntakube hasi aho umusatsi utangirira kuri scalp. Biriya rero nabyo burya biri mu bintu bituma umusatsi wangirika, cyangwa agakubaho cyane, ugasanga agiye muri salo bagushimye kabisa, bagashima ibintu byose bagakuraho. Biriya bintu rero kwangiza scalp cyangwa se kutayitaho ngo uyimesemo nayo igerweho n'ayo mavuta, uyisigaho amavuta, ugasanga urasiga umusatsi wonyine, nibyo biri gutuma umusatsi wawe udakura. Kuko icya mbere cyo hariya kuri scalp iyo utahakoreye isuku neza hashobora kuba ariho source iri kugutera imvuvu. Ikindi ni uko hashobora no kugutera bya bintu byo guhora wishimagura mu mutwe. Kubera iki? Kuko umaze nko gusuka uhise urekera aho ngaho, umusatsi wawe mu mutwe wawe kuri scalp yawe harumye, noneho ugasanga ntabwo uri gushyiraho za oil zabugenewe zo gusiga, kuko buriya nibwo buryo bwonyine uba ufite. Iyo ugiye gusiga amavuta mu mutwe, siga umusatsi nibyo, ariko usige naho umusatsi utangirira, kuko ni ingenzi cyane mu kugufasha kugira ngo umusatsi wawe ukure kandi unabyibuhe. Ariko ikindi, kudakorera isuku aha ngaha umusatsi utangirira nabyo bituma umusatsi wawe ukura biguru ntege, ukagenda gakeya. Kubera iki? Kubera ko ntabwo ubona ibyabugenewe, ntabwo ubona iby'ingenzi. Ikindi kintu gishobora kuba gituma umusatsi wawe wangirika utari uzi, buriya ni ibiryo, ibintu urya. Hari ibintu turya byangiza umusatsi, hakaba n'ibyo tutarya kandi umusatsi ubikeneye. Urugero ndakubwiza ukuri, nka avoka. Avoka usibye kuba wasiga amavuta ya avoka mu mutwe, ukeneye kurya avoka, kuko avoka ifitemo ibintu bifitemo intungamubiri zikuza umusatsi, zituma umusatsi wawe ukura neza. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe mu mavitamine usanga bayikoresha. Kubera iki? Kuko ifitemo za essential oil, ifitemo za fatty acid, ifitemo za minerals zikenewe kugira ngo umusatsi wawe ukure. Imirire yawe rero ni ngombwa kuyitaho. Niba urya za fast food buri gihe, mu gitondo, saa sita na nimugoroba, buri uko utashye urarya ibintu waguze muri fast food, burgers, amafiriti, za snacks za hato na hato, biriya bintu rwose ndakumenyesha ko biri kukwangiriza. Ibindi utari uzi ni ibintu birimo isukari, biriya bintu birimo isukari biriya nabyo byica umusatsi cyane. Niba uri umuntu ukunda za fanta, amabombo, ukaba ukunda amashokora buri kanya, ntabwo umusatsi wawe uzakura. Umwana wawe ukaba umufite, ukibaza impamvu umusatsi we udakura, ukavuga ngo akana kanjye nta musatsi kagira, ngo umusatsi wako ngo rwose ntukura. Kubera iki? Ni ibinyesukari biri kumupakiramo bya buri munsi, amakeke, ibintu byose birimo isukari. Burya uko ubirya annexe niko uba uri kwiyangiza. Ikindi kintu buriya cyica umusatsi, gituma umusatsi wawe udakura, harimo no kudasinzira. Buriya abantu benshi ntabwo babizi, ariko kutaryama ngo usinzire buriya ngo ntabwo, kuko gusinzira ni umwanya umubiri uba ubonye wo kongera kwisubiranya, kwiripeyaringa, nk'uko nkunda kubigarukaho. Ibyo rero niba utabikoze ntabwo umusatsi nawo uzagerwaho kugira ngo wiripeyaringe. Niba uri umuntu uzi ko utajya usinzira, itegereze umusatsi wawe urebe, uzasanga udakura. Rwose ngaho nibereye uzasanga udakura, usange ntubyibushye. Ibyo bintu rero ni ikibazo gikomeye. Ariko nkiri no kugusinzira, hari n'uburyo uryamamo urinze umusatsi wawe, protective hairstyle, cyangwa se kuraza ikintu mu mutwe. Kuraza ikintu mu mutwe ni ingenzi. Nubishobora ushyiremo bone, kuko ifite kariya kantu kanyerera ka silk, cyangwa amashuka uraraho, kugira ngo umusatsi wawe udacika, kugira ngo umusatsi wawe ubone ubuhumekero. Ugasanga umuntu yarajemo akantu mu mutwe kabisa nka dulag, cyangwa ugashyiramo ikintu gifashe kabisa, cya kindi gituma umusatsi wawe udahumeka. Biriya bintu ni amakosa akomeye cyane, kuko bituma umusatsi wawe unanirwa guhumeka, bityo ntubashe kwiripeyaringa, none ejo wasokoza ugasanga imisatsi yawe irimo irabarika. Icyanyuma nsorezaho buriya gituma umusatsi wawe udakora ni stress. Niba uri umuntu uba mu bintu bigutera stress cyangwa uhorana stress rwose, ahubwo nta nubwo umusatsi udakura gusa, ahubwo uranacika. Ni hahandi usanga umuntu afite nk'ikintu, ukabona umusatsi rwose washizemo, ukabona ameze nk'umuntu wazanye ikintu cy'uruhara mu mutwe, ukibaza ibyo ari byo, ugasanga umusatsi wose wavuyemo, ukajya wibaza se byagenze bite, cyangwa se arasuka umusatsi urakuka. Kubera iki? Ni stress nyinshi ni mbi cyane ku musatsi. Kimwe mu bintu bya mbere abahanga bareberaho n'abaganga bareberaho ku muntu ufite stress yamurenze, harimo no gucika umusatsi. Ubwo rero witonde, niba uzi ko ufite umusatsi ucika cyangwa uvamo ukibaza ibyo ari byo, ucunge neza ko utari kubiterwa na stress. Ugomba gushaka ikintu kikurelaxinga kugira ngo umusatsi wawe uzakure neza, kubera ko wirinze stress. Ibyo rero nibyo bintu by'ingenzi ugomba kuzirikana niba uzi yuko ufite umusatsi udakura, wangiritse.
byangirika mu buryo bwa hato na hato ukibaza impamvu. Wirinde ibintu bishyushye ushyira mu mutwe wawe, wirinde kumesamo cyane ngo urenze urugero, wirinde gushyiramo produit zangiza umusatsi wawe, wirinde ikintu cyose kigutera stress, urye neza, wibande ku bintu birimo vitamine A, vitamine D, vitamine E, kandi ugerageze kugaburira umubiri wawe inyuma ndetse no mu byo urya umubiri wawe imbere kugira ngo umusatsi wawe ubashe gukora unasinzire bihagije ndetse uryame warinze umusatsi wawe. Ngibyo ibintu by'ingenzi ugomba gukora mu buzima bwawe bwa buri munsi bwa buri gihe kugira ngo ubashe kwifasha ndetse ufashe n'umusatsi wawe. Niba hari icyo twibagiwe nawe wakoze cyagufashije rwose cyandike muri comment kugira ngo umuntu uri aha ngaha uri gushaka kumenya ibintu yakora kugira ngo umusatsi we utume ukura vuba kandi ukure neza atangire abikore uyu munsi. Murakoze, ndagushimiye cyane wowe wafashe umwanya kuri iki kiganiro cyose, kandi niba uzi ko cyagufashije kikaba cyafasha na mugenzi wawe ukore share. Mwibuke kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo ibi biganiro uko bijya biza nawe bijye bikugeraho uri uwa mbere. Murakoze cyane rero, nkwifurije gukomeza kugubwa neza.